Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda, umugabo witwa Bob Lazar yatangaje ko we ubwe yakoranye n'ibinyabuzima bituruka hanze y'isi. Benshi dukunze kubyita aliens cyangwa se ibivejuru. Uyu Bob Lazar avuga ko ubwo yakoraga mu kigo cy'Abanyamerika kizwi nka Area 51, aho byari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi, ngo muri iki kigo hajyaga haza ibyogajuru bizwi nka UFO byabaga bitwaye ibivejuru mu buryo bw'ibanga, ku buryo n'umuntu uhakora byabaga bigoye kumenya ngo ni bande bahaje, bazanye iki cyangwa se ngo baje mu ki. Gusa uyu mugabo Bob Lazar we avuga ko yabashije kubona ibi biremwa bidasanzwe bituruka ku yindi mibumbe. Nubwo ababyizera ari bake, gusa hari inkuru nyinshi zemeza ko ibi bintu byaba ari ukuri. Usibye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze na rimwe zemeza amakuru avuga ko Amerika yabikorana n'ibi biremwa mu buryo bw'ibanga. Amazina yanjye nitwa Christian Nkurunziza. Ninjye mugiye kubona muri iki kiganiro kirambuye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa na byinshi bisa n'amayobera muri iyi si. Mbahaye ikaze mwese. Reka uyu munsi turebere hamwe bimwe mu bintu byemeza neza ko ibivejuru cyangwa se aliens bituye muri iyi si kandi bigaragaza ko byayigezemo mu myaka ya kera. Kuva ku mayobera y'Abanyamisiri ariyo piramide, ikoranabuhanga ridasanzwe ryazanywe n'Abanyamerika ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa nanone turaza kwibanda cyane ku gace kitwa Area 51 kagenzurwa n'igisirikare cya Amerika kugira ngo ugende usobanukirwa neza akantu ku kandi. Wumve neza ko aka gace kitwa Area 51 kaza ku mwanya wa gatanu w'ahantu harinzwe cyane kurusha ahandi muri iyi si. Area 51 iherereye mu butayu bwa Nevada hafi y'ikiyaga cyakamye kera cyitwa Groom Lake, hakaba kilometero 135 uvuye Las Vegas. Ikaba ikikijwe kandi n'ikigo cya gisirikare cy'Abanyamerika kizwi nka Nevada Test and Training Range, gisanzwe cyifashishwa mu gusuzuma intwaro nshya, indege z'intambara, imbunda zidasanzwe ndetse n'indi koranabuhanga ridasanzwe mu bya gisirikare. Gusa kimwe mu bintu bitangaje cyane ni uko Amerika yamaze imyaka igera kuri 20 yose yihakana aka gace ka Area 51, aho yavugaga ko Area 51 atari agace kagenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ndetse nta n'ibikorwa bya leta bibarizwayo. Muri 2013 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye ku mugaragaro ko Area 51 ari agace kagenzurwa n'igisirikare cya Amerika ndetse kakanifashishwa mu gusuzuma indege z'intambara ndetse no kongera ikoranabuhanga mu bya gisirikare, mu gihe abandi bavugaga ko bwaba ari ubwihisho bw'ibivejuru muri iyi si. Ibi byose bigaterwa n'uko Amerika yari ikataje mu ikoranabuhanga ridasanzwe ndetse ari ku muvuduko wo hejuru, harimo nk'ikorwa ry'indege, amatelefone n'ibindi. Usibye kuba nta munyamakuru wemerewe kwinjira muri Area 51, amahitamo yonyine ashoboka ku muntu wese wahageze ni ukuraswa, kabona niyo yaba ari umwana muto cyane. Ntabwo ari aha honyine havuzwe inkuru z'ibivejuru, kuko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi abaturage bo muri Mexique batangaje ko babonye indege nini idasanzwe igwa mu murima w'abaturage. Bivugwa ko yasaga neza n'ibyitwa UFO, zikaba indege z'ibivejuru. Icyo gihe Amerika nayo yatangaje ko yafashe indege idasanzwe iri mu kirere cyabo. Gusa nanone nyuma y'iminsi mike cyane bongera kuvuguruza ayo makuru, batangaza ko itari indege ahubwo ari ibyitwa weather balloon, bisanzwe byifashishwa mu bushakashatsi bwo mu kirere ndetse n'iteganyagihe. Ibi ntibyavuzweho rumwe kuko bamwe ntibumvaga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashobora gutandukanya indege zabo bwite ndetse na weather balloon, kandi mu by'ukuri byose ari ibikoresho byabo. Gusa nanone abaturage bo muri Mexique bemeza ko ahaguye ya ndege babonye basanze bisa n'imibiri ariko itari y'abantu, bakavuga ko zaba ari aliens zahakomerekeye ubwo iyo ndege yagwaga. Guhera muri 2004 kugeza muri 2015 abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babarizwa mu ishami ryirwanira mu mazi cyangwa se US Navy batangaje cyane ko babona bimeze nk'abantu biguruka mu kirere hanyuma bikiroha mu nyanja rwagati, ariko ibyo bintu ngo bikaba ku muvuduko wo hejuru ku buryo byari bigoranye no kuba wabirasa. Ibi byatumye benshi bibaza niba byaba ari ibivejuru, kuko usibye kuba byafite ishusho y'umuntu, nta mababa byagiraga cyangwa se imirizo ngo nibura umuntu yemeze ko yaba ari amafi. Reka noneho twivugire ku mayobera y'imitamenwa mu Misiri, piramide. Ese utekereza ko byaciye mu zihe nzira kugira ngo umuntu mu myaka 2500 itambutse abashe kubaka inzu zidasanzwe nka piramide, zikabona n'ubu zikomeye ku buryo budasanzwe? Bivugwa ko izi nzu za piramide zubakishijwe amabuye aremereye cyane ashobora gupima hagati ya toni 2 na toni 80, akavanwa mu ntera ndende ingana na kilometero 800 uvuye ahubatswe piramide. Bakayatwara bifashishije imigozi ndetse n'ibiti, hanyuma bakayatondeka mu buryo bupimye neza, nta byuma bigezweho bakoresheje.
maze urwo rugendo rwose rukaza kurangira havuyemo izi nzu z'imitamenwa zizwi nka piramide, zubatswe hagamijwe kubaka imva z'abami b'icyo gihe bazwi nk'abafarawo. Wibuke neza ko ibyo byari mu myaka 1500 itambutse. Ariko na n'uyu munsi wa none imyubakire y'izi nyubako ntigeze ivugwaho rumwe. Tekereza naho imbaraga zifashishijwe mu kuzamura ibuye ripima toni 80 mu ntera nibura ya metero 20 uvuye ku butaka, wifashishije imigozi n'ibiti gusa, nta byuma by'ikoranabuhanga cyangwa se andi mashini agezweho. Abantu benshi bo bavuga ko izi nyubako za piramide zaba zarubatswe n'ibindi biremwa bitari abantu, ari byo biva hejuru cyangwa se aliens. Gusa nanone usibye kuba hari abantu benshi babyizera gutyo, nta kindi cyemeza ko izi nyubako zubatswe n'ibiva hejuru. Usibye ko nanone nta n'icyemeza neza ko zaba zarubatswe n'abantu. Abantu benshi batekereza ko Amerika ifite inyungu zihambaye mu guhishira amabanga yabo n'ibiva hejuru, aho benshi bemeza ko ibi biremwa bidasanzwe ari byo bifasha Abanyamerika mu kuguma ku isonga mu byiciro byose. Ubwo ndavuga iterambere ririmo nka AI, ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence mu ndimi z'amahanga. Kuva mu mwaka w'1956 ubwo bwa mbere mu mateka y'isi iyi system ya AI yatangiraga gukoreshwa, itangijwe n'umugabo Alan Turing. Abantu bose batunguwe cyane n'ikoranabuhanga ridasanzwe, ndetse abahanga n'abandi bazi kureba kure byese ribatera impungenge zirimo nko kubura akazi ku bantu bahazaza ari bo twe. Ushobora kuba utumva neza ingaruka mbi z'ubu bwenge buhangano aribwo AI, ariko se ujya wibuka bari abantu bakwitaba cyangwa se bakagusubiza mu gihe wandikisha sosiyete ikomeye runaka? Urugero nk'abangaba batwitaba iyo duhamagaye kuri MTN dushaka serivisi runaka. Amakampani manini atandukanye harimo nka Amazon amaze kwirukana abakozi barenga 20,000 atari uko badashoboye, ahubwo ari uko babonye umukozi utinuba, ntananirwe, ntiyishyuze ndetse agakora vuba bidasanzwe. Iyi rero niyo bita AI. Ubu tuvugana uze guhamagara kuri Amazon cyangwa se ubandikire, urakirwa na AI ikwakira neza, igufashe vuba kandi ugende unezerewe. Wa muntu uri bubikore ubu ni umushomeri nk'abandi kandi yarahoze afite akazi. Saba gusa AI yabujije umugati, kuko nk'abantu bakora ibishushanyo cyangwa se paintings ndetse n'abandi banyabugeni benshi ntago bazongera kuturira amafaranga ukundi, mu gihe hari AI ibidukorera ku buntu kandi vuba cyane. Gusa hari n'abandi batandukanye, ubwo ndavuga nk'abashoferi, amahirwe yanyu yo kugumana aka kazi ku bisekuru byanyu biri imbere ari hasi cyane ndetse munsi ya zero, kuko niba witegereza umuvuduko AI iriho wakabaye ubona ko mu myaka iri imbere ari izafite ubushobozi bwo gutwara imodoka ikayivana mu ntara runaka ikayigeza mu yindi kandi nta mpanuka ibayeho. Ubwo tutibagiwe n'abanyamuziki bacu, udafite umwimerere azajya asigara. Maze twiyumvire tunarebe umuziki wa AI kandi ku buntu. Ibyo ikoranabuhanga ridasanzwe rero nabyo byateje urujijo muri benshi, aho benshi bamaze kwizera ko ubu ari uburyo bwiza bwo kwigaragariza isi ku biva hejuru. Ubu tuvugana guverinoma z'ibihugu bitandukanye biwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemeza ikoreshwa rya AI mu bikorwa bitandukanye bya leta. Urugero nk'abakoresha systeme y'Irembo barabizi cyane kwashyizwemo uburyo bw'ushya bwa AI. Nimushaka ko ubutaha tubabwira byinshi birambuye kuri AI, mubyandika hasi muri comment. Mu ijoro ryo kuwa 26 Ukuboza mu 1980 mu ishyamba ryitwa Rendlesham Forest hafi y'ibigo bya gisirikare by'Abanyamerika n'Abongereza mu gice kibikwamo intwaro za kirimbuzi, habaye ibintu bidasanzwe cyane. Abasirikare barindaga ku mpande zombi babanyura umuriro udasanzwe rumanuka ruva mu kirere ku muvuduko wo hejuru, maze rwinjira mu ishyamba neza neza nk'indege ihubutse. Nyuma yo kugera neza aho rwamanukiye baratunguwe cyane ubwo babonaga igisa nk'indege gifite ishusho ya triangle cyangwa se mpande eshatu, gikikijwe n'amatara afite amabara atandukanye, cyari giparitse neza neza ku butaka muri iryo shyamba. Ndetse nyuma yaho bongeye kubona ya matara hejuru y'ibirindiro by'Abongereza. Gusa aho byari bitandukanye kuko humvikanye urusaku rudasanzwe rukubita ku nyubako. Umwe mu basirikare yavuze ko yumvise amajwi adasanzwe mu mutwe we asa n'amubwira ikintu runaka, gusa ntiyabasha guhita asobanukirwa. Nyuma y'imyaka mike cyane haje kuboneka ubusobanuro bw'ayo magambo, aho yari amagambo agira ati kurinda isi igihe kiraje. Neza neza uko byumvise, umuyobozi w'ingabo Lieutenant Colonel Charles Hart yanditse raporo yemeza ikanashimangira aya makuru. Umwe mu bari bahibereye, Leta y'Abongereza yapfobeje aya makuru isobanura ko abasirikare babo baba barabonye inyenyeri
maze bakazitiranya n'ibyo bavuga babonye. Ese wowe wemera ko ibi biremwa bifatwa nk'ibidasanzwe byaba bibarizwa muri iyi si dutuye? Ese niba ari ibyo koko, kuki leta z'ibihugu bitandukanye zikomeza kubyamaganira kure cyane? Andika igitekerezo cyawe hasi muri komenti, kandi uba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi, nabyo byandika hasi muri komenti. Njye wumvaga ndi Christian Nkurunziza. Kubitsa gukora subscribe niba utarabikora, ndetse ugafungura inzogera kugira ngo tuzabane muri video z'ubutaha. Ndabashimiye naho ubutaha.